umuntu uhora wumva yigereranya n'abandi cyangwa se akumva ashaka kubaho nk'abandi kandi nawe muri make hari ibintu Imana iba yaramuremeye gukora. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 15 ushobora kubona wabyisangaho ukamenya ko ibyo ari byo byose nubwo uriho ariko uhora wumva ushaka kubaho nk'abandi, mbese ubuzima bwawe butakunejeje cyangwa uko uriho butakunejeje. Ikintu cya mbere kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Ni ukuvuga ngo uhora wumva ushaka gushimisha abandi kandi mu by'ukuri nubwo wumva ushaka gushimisha abandi wowe ntabwo biba bigushimishije. Wumva ushaka gushimisha abandi ariko mu buryo wowe bitagushimishije. Ikintu cya kabiri kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Utinya kubaho wowe by'ukuri kuko nyine utinya kubigaragaza. Kubaho kwawe mu buzima bwawe wumva utinya kubaho by'ukuri. Urugero nubona ushobora kuba uri umuhinzi ariko wagera muri sosiyete runaka ukiyita umucuruzi. Icyo gihe nyine uba uri kubaho mu buzima butari ubwawe kuko ubwo uba ubayemo ntabwo waba ugushimisha. Ikintu cya gatatu gishobora kukwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Wumva hari ikintu kibura kabone nubwo waba ufite ibintu byose. Mu by'ukuri uba wumva hari ikintu uri kubura kandi nubwo waba ufite byose wumva hari ikintu ariko muri make kibura kandi ukumva utakizi. Icyo gihe nuba wumva hari ibikubaho ujye wumva kubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya kane kivuga ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Ukora ibyo wanga kabone nubwo wabikoreshwa n'abandi kugira ngo bagushime, kugira ngo banezeze, ariko ukabikora kugira ngo nyine ushimishe abantu. Nubwo ubikora ariko ukabikora utabikunda. Icyo kintu nacyo kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya gatanu kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Mu buzima bwawe ugenda wigereranya n'abandi bantu, ukumva uri kwigereranya n'abandi bantu runaka, ukumva wigereranya nawe, runaka ukumva wigereranya nawe. Icyo gihe nabwo uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Dukomeze ikintu cya gatandatu, wumva ubaho gusa. Urugero, nubwo uriho uba wumva bikurutira kuba utari kuba uriho. Nubwo uriho ariko uba wumva ntacyo umaze. Icyo gihe nabwo uba kuba mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya karindwi, uba wumva utazi ibyo ushaka muri by'ukuri kuko uramutse wumva uzi ibyo ushaka ushobora kubikora ngo ubiharanire cyangwa ubigereho. Twakunda nyine umuntu ashakisha amafaranga akayakoresha ibimwangiza, mu by'ukuri nawe ntabwo aba azi ibyo ashaka. Ni ukumva nyine utazi ibyo ushaka kandi ibyo bintu ushaka biriho. Icyo ni ikintu kikwereka ko nabwo uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Reka dukomeze ikintu cya munani, iyo wumvise ijwi ryo mu mutima rikubwira ikintu runaka cyo gukora cyakugirira umumaro, uhora ryirengagiza, ahubwo wumva wigendera ku bitekerezo by'abandi, ukumva iby'abandi bavuze n'ibyo by'agaciro, ukumva mbese inama n'umutimanama wawe ntabwo byumva gahunda yo kuba wakora ibyo ubutegetsi. Icyo nacyo ni ikintu cyakwereka ko ubuzima butari ubwawe. Ikintu cya 9, uhora ufite umunaniro ukabije kandi utazi ahantu uturuka. Icyo kintu nacyo kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe kuko iyo urimo utekereza ibyo abandi bakoze, ukumva ushaka kubaho nk'uko abandi babayeho, bikuzanira stress mu mutwe, ugahorana umunaniro kandi mu by'ukuri udafite agaciro. Ikintu cya 10 gikomeye cy'ingenzi ni ukubura uburenganzira bwo guhakana oya. Kubura uburenganzira, wumva udafite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya. Kabone nubwo umuntu yaba agiye gukoresha ikintu runaka kandi icyo kintu utashakaga kugikora, ugikora ku gahato ke kuko udafite uburenganzira bwo kuvuga oya. Kandi iyo mpamvu nta yindi, ni kwa kundi uba ushaka gushinga nawe. Icyo nacyo kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Mu gihe umuntu agiye gukoresha ikintu wakavuze oya ukacyanga kandi wakabivuze ukagikora kandi ari utabishakaga, uri kubaho mu buzima butari ubwawe.
ikintu cya cumi na rimwe kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Uba wumva impano zawe zipfuye no kutajya ushaka kuzishyira mu bikorwa nyine ngo ushake ukuntu wazikoresha zigira agaciro, ariko uba wumva ziri gupfa ubusa. Icyo nacyo kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya cumi na kabiri kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Uhura na stress, uhora wumva nyine ufite stress, ibyo nabyo bikakwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya cumi na gatatu kikwereka ko ubaho mu buzima butari ubwawe. Uhora wumva udashaka guhindura icyerekezo, ntabwo mba ushaka guhindura icyerekezo. Wari umeze uyu munsi wumva ko ejo ariko wakabaye umeze, ko wari umeze undi mwaka wumva ariko wakabaye umeze. Ikintu cyo kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya cumi na kane, wumva wishimira ubuzima bw'abandi kurenza uko wishimira ubwawe. Iki nacyo kikwereka ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Ikintu cya cumi na gatanu kikwereka ko uri mu buzima butari ubwawe. Wumva hari ubuzima wakabaye ukwiriye kuba urimo, ariko ukaba udashaka kubushaka uburyo bwo kugira ngo bubeho. Ukumva nyine hari akantu wakabaye waravukiye, cyangwa se ukumva nyine hari ahantu nyine runaka wumva wakabaye urimo, kandi ntushake imbaraga zatuma nyine aho hantu hagera. Icyo nacyo ni ikintu kikwemeza ko uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Kimwe muri ibi bimenyetso nukibona, uzajya umenya ko hari ahantu runaka ufite agace runaka kari gutuma uri kubaho mu buzima butari ubwawe. Ibi ni ibimenyetso by'ibanze bishobora kukwereka ko ubuzima bwawe uri kubaho mu buzima butari ubwawe.